bikanga. Nimbwira ngo ntako utagize ari injugu wacuruje gusa. Hindura ukore n'ikindi. Nacyo ni cyanga wicika intege kuko uzi kurwana n'imbaraga zo muvumo. Wicika intege hita ujya mu kindi. Nacyo ni cyanga wicika intege komeza kuraje kandi ndi kukwigisha ibintu bikomeye. Merutse kwigisha ahantu abantu bubatse ngo harimo umukongomani mugezeho bamuhaye ijambo aravuga ati yewe ijambo mwarimu mpaye mfite icyo nshaka kuvuga. Ati umubyeyi ibi bintu yigishije ati ni ibintu muri kaminuza batwigishije ariko batubwira ko babyigisha abahanga. Ati inyigisho nk'izi ntabwo bazitangira ubuntu. Kudakira barakuroza ubukene, barakuvumye ubukene, kora cyane kandi ijambo ntindaho wicika intege. Komeza inzira watangiye wicika intege, ntugacika intege mu buzima. None abana n'umuntu ukabona guca intege ujye umugendera kure. Mu buzima nukora ibintu ukabona utangiye gucika intege ujye umenya ko bya biro by'ubukene byabaye byinshi, ahubwo ibiro byo gukora biragushiranye. Ijambo ry'Imana, umva abakozi b'Imana utunze na Bibiliya, uzi ko hariho inzira ebyiri kurimbuka no gukizwa, ukaba ukiri umunyabyaha, birashoboka ko nawe ari umuvumo kabisa. Nukuri kw'Imana kuba udakizwa, kuba uri umunyabyaha, uzi ko abanyabyaha bazarimbuka bazaca. Baragusoma ijambo rivuga ngo hazaba umunsi utwika nk'ita. Turabashuhuje cyane inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi bayicano Eva Mama Lionel. Imana ibaha umugisha kandi ibahe n'amahoro. Aya masaha ushobora kuba dukurikiranye ari nijoro, ushobora kuba dukurikiranye ari ku manywa cyangwa mu rukerera cyangwa mu gitondo. Isaha yari yose ubashije kumva iri jambo ry'Imana, ugira ibihe byiza kandi uhirwe mu nzira zawe zose. Rero nagira ngo nimba ugeze hano bwa mbere wibuke gusiga ubyonze kuri subscribe cyangwa abone, kugira ngo no kuri like, kugira ngo bijye bikorohera kubona ijambo ry'Imana kandi natwe ubutugiriye neza tuba tukungutse mu muryango. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Abantu badukurikirana bari mu nzu mugubwe neza, badukurikirana bari mu nzira bagenda mugereye amahoro. Wowe dukurikirana urwaje cyangwa urwaye ndatura gukira, kandi wowe dukurikirana uri umushomeri icyama Imana ikaguha akazi. Wowe dukurikirana uri mu gihe cyo kwangwa cyangwa ukagira igikundiro, cyangwa se ushobora kuba dukurikirana uri mu myiteguro y'ikirori, uzagira ikirori cyiza cyane. Imana bahereze umugisha mwinshi cyane aho uherereye hose. Ndakwishimiye kandi Uwiteka agumye kwagura ihema ryawe mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'isi. Mwese mukomeze kugubwa neza kandi mu nzira zanyu zose icyo muzakora cyose kizababere cyiza. Umwanzi ubanga yakira agakiza, ukuvuga avuga ubugari. Imana iguha umugisha. Mwarambwiye ngo ngenda nabasetsa ngo mukunde ndi kubasetsa, nzajya nkanagamo kugira ngo munaruhuke. Umuntu aseka kirashifonaje zo mu maso. Nta nasaza vuba kandi guseka bivura ubusaza. Imana ibahereze umugisha. Rero nagira ngo nimba udukurikiye ukunda gusenga, tugiye gufatanya gusenga. Kandi nimba udukurikiye udakunda bya bintu ngo by'abarokore ngo nanga ngo batangiye gusenga ngo bavuga ngo bimwe bizabo, ndakwinginze nawe ibi bintu ubikunde. Nkwatuyeho gukunda ibi bihe abantu b'Imana tubamo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndagushimiye. Uri Imana y'amaboko ku buzima bw'umuntu wese udukurikiye. Waraturinze uturinda ibiteye ubwoba bya kumanywa n'ibya nijoro. Waturinze kumva inkuru mbi mu miryango naho dutuye, twagumye kubona ineza yawe. Sabiye umugisha umuntu wese ufashe uyu mwanya we agafungura iki kiganiro kugira ngo akurikirane amagambo wanshizemo. Musabiye umugisha mwinshi cyane. Ukuboko kwawe kwiza kubane nawe kandi kuva gutangira kugera dusoza, ubwiza bwe bubane natwe kandi butangirane natwe busozanye natwe. Kuboko kwawe kwiza kube ku muntu wese. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana igiye kubana n'umuntu urwaye agakira, ugiye kubana n'umuntu ushonje akabona ibiryo, ugiye kubana n'umuntu ubabaye akabona ibyishimo, ugiye kubana n'umushomeri akabona akazi. Iyi minota ivemo igisubizo cya buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro. Ndagushimiye kuri Imana ibikora neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane.
mvuze ngo ndabakunda ntabwo naba mbeshye. Ikimenyetso cy'uko mbakunda ni uko mfata umwanya wo gutekereza, kubaganiriza no kubaha umwanya, kandi namwe murankunda. Ikimenyetso ndakibona nuko mu mwanya mukumva amagambo Imana yashyize ku mutima. Muri iyi minsi ndumva mfite amagambo yo kuganira cyane, nimba ari nayo myaka ngezemo byanyobeye. Hari imyaka umuntu ageramo akarondogora, hari imyaka umuntu ageramo akaganira. Banza ngeze mu myaka yo kuganira cyane, ndumva ngeze mu myaka yo kubara inkuru, meze nkaho ndi wicara tikagira inkuru. Ndi mu myaka yo kuganira cyane, kandi ibintu bifitiye umumaro umuntu wese ufite ubuzima bw'umwuka wera ndetse n'ubw'umubiri. Nyarukira mu Migani kandi igice cya 3 umurongo wa 33 hari amagambo nshaka ko tuganiraho kuko ndashaka ko tuganira. Migani igice cya 3 umurongo wa 33 aravuze ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Ni ijambo ry'Imana ryiza cyane riryoshye. Ndashaka ko tuvuga ku muvumo kandi tukaza no kureba ikintu gikuraho umuvumo. Umuvumo uvaho, ndabizi neza umuvumo uvaho cyane. Ni ikintu gishira kandi umuvumo uvaho bitanagoye. Ariko umuvumo w'Uwiteka wo nakandi kantu. Turi buze kureba imivumo ishobora kuvaho ni yande, isi batewe n'iki. Si umuvumo wundi gufata byagenze gute? Ubundi akenshi utura mu munyamugisha umuvumo uragufata. Ariko uri umunyamugisha kandi wegera Imana ntabwo umuvumo kubahuka. Hari abantu imivumo idafata. Hari n'abantu bajya mu ntege nk'imivumo ikabafata ikabafata rwose ikanabakomeza ntibacike. Hakaba n'umuntu umuvumo rwose awucika akihuta kandi umuvumo ukamuvaho. Imana itugire neza cyane. Hari umuntu udukurikiranye yicaranye umuvumo wa nyirakuru arapfuye amuvumye agapfa kuvumye. Hari abicaranye imivumo aba nyirasenge, n'abicaranye imivumo y'abapasiteri babayobora, nabo bajya batuvuma. Nabonye niyo udatanga icya 10 n'amaturo no kwirirwa buri munsi ujya mu biro byo kumutura ibibazo nta nakantu, nabo nabonye hari ukuntu bavumana. Hari igihe n'umubyeyi umukorera ibintu bibi bituma kuvuma, akareba kabona warakize ariko ntumwibuka ngo umugurire n'agacupa ka fanta cyangwa kabasha. Mivumo si ikintu. Mivumo kandi mivumo iba myinshi cyane. Buri iki kirere tugenderamo kiba cyuzuyemo ibintu by'imivumo. Hari imivumo umuntu abyuka akakuvuma kubera ko akubonye atanakuzi, akumva arakwanza akakuvuma ati izi mivumo bagiye batuvuma yawe uragatsindwa, uragapfa udakize, akagenda butwirireho. Ubu hari abantu bafite imivumo myinshi bagiye babashyiraho, kandi ndumva ndibuze no gusenga umuvumo wose uwo ari wo ukakuvaho mu izina rya Yesu, kuko Imana nicaye imbere irashoboye. Hanyuma rero nasomye mu gitabo muri Nehemiya niho bavuga ngo Imana yacu ibasha guhindura umuvumo umugisha. Ibyo bakuvumye Uwiteka akabihindura umugisha. Ndibwivugire kuri uyu muvumo uvumwa n'umuntu. Ari n'igihe umukoresha wawe akuvuma pe, uhora umwiba, uhora ukiwica akazi, nawe ukagufata pe. Iyo udakijijwe neza udasenga, ni ukuri umuvumo wose bakuvumye umenye ngo urawufite pe. Ubu hari abantu bicara kuri vora z'imodoka, ugatwara imodoka ariko ugendana umuvumo. Hari abarozi bagira gutya akabyuka mu gitondo akakuvuma pe, akagukagira muvuma neza ukarwana nawo umwaka wa mbere wa kabiri, ukamara imyaka 10 urwana n'umuvumo wavumye n'umurozi. Iyi mivumo rero irafata. Ari igihe ujya kugira gutya akabona nk'umuntu wo mu miryango, ariko abantu bo mu miryango Imana ibagirire neza. Hari imivumo myinshi abantu bagendana mu miryango, sinzi impamvu ba nyirasenge b'abantu akenshi batabakunda, ariko giye basenge neza banjye numva bakunditse. Hari igihe ugendana umuvumo w'umubyeyi, ababyeyi b'abapagani bakunda kuvuma abana babo.
iyi mivumo pe mivumo irafata imivumo rero ishaka gusa arahugera ugashaka ukabona umuvumo urashaka gusa na karande karande n'umuvumo karande baho n'umuvumo baho ariko hari igihe umuntu afata umuvumo agashaka kwica karande kandi uri kurwana n'imbaraga z'umuvumo wowe ukabyita karande kabona umuntu agize gutya akuvumye ubukene akabukuvuma pe uragapfa udakize uzapfe ntacyo ugezeho uzahinge wihinge mbega icyo uzakora cyose kizange akakuvuma iyo urwana rero n'uyu muvumo w'ubukene ndashaka kuguha inama n'ibitekerezo urwana n'umuvumo w'ubukene ubukene buragatsindwa hari umuntu waririmbye ngo ubukene buragatsindwa ubukene ni bubi umuntu nkurikiye Imana imukureho ubukene nimba unabufite ibugukureho muri ino minsi n'abantu barakennye ariko si bose rwose pe izi mbaraga z'ubukene nzigukujeho imbaraga zo kwizera mu izina rya Yesu Kristo iminsi yose ugendana n'umuvumo w'ubukene kandi umuntu yavumwe akenshi arabimenya hari igihe akenshi umuntu arabimenya ko ari imbaraga z'umuvumo iyo rero urwana n'umuvumo w'ubukene umuti wa mbere ni ugusenga pe ariko gusenga udafite ukwizera nabyo biracuritse gusenga ukizera cya kabiri gukora cyane mva iki kintu ndagitindaho cyo gukora kuko hari abantu bavuga ngo ntako ntagize ngo mama Rone ngo ntako ntagize ngo umuvumo w'ubukene wo mu muryango wo kudakira ngo ni umuntu wo mu muryango wapfuye atuvumye ngo umuntu wese ukomoka hazapfa adakize ngo ni umuntu wo mu muryango wabyatuye ndanamuzi yahatuye ngo tuzapfa tudakize ngo n'umuntu udukomokaho ntakire umuti usharira wa mbere ni ugusenga uwa kabiri urura kurushaho ni ugukora cyane ukabyuka kare ukaryama nyuma ukabyuka mbere y'abandi ukaryama nyuma y'abandi ugakura amaboko mu mufuka ugakora ku buryo mu mugongo wumvamo urushinge rw'amasegonda ari ukuntu ukora mu mugongo ukajya wumva urushinge rw'amasegonda ruri gutera gutya utararwumva ntabwo urakora hari ukuntu ukora wajya kuryama ukagwa nk'igiti utaragera aho wimbwira ngo urakora ni ugukora cyane gukora cyane kandi ntugire n'akazi wanga ibintu mwigiza ngo njye nize ngo ubwarimu ngo ubwo nabonye aho nigisha ngo inyajwi ngo rimwe kongera rimwe ngo ni kabiri ngo kubera ko wize ubwarimu ngo ubwo utabonye aho ujya gushushanya ubwira abana ngo iki ni igiki ugutwi abantu bumva ngo kubera ko bize ibyo ngo bazacungiraho naho birashaka ko n'umuntu wakuvumye nawe yakubise mu cyico cy'ibyo wize ariko umuntu akuvuma akaviza mu byo ucuruza akavuga ati azacuruza hombe agashiduka udacuruje ahubwo uranguje cyangwa se wigishije cyangwa se utekeye ibirori cyangwa se wize imishinga y'abandi nukora kimwe kikanga nimbwira ngo ntako utagize ari injugu wacuruje gusa hindura ukore n'ikindi nacyo ni cyanga wicika intege kuko uzi kurwana n'imbaraga z'uwo muvumo wicika intege hita ujya mu kindi nacyo ni cyanga wicika intege komeza kuraje kandi ndi kukwigisha ibintu bikomeye mperutse kwigisha ahantu abantu bubatse ngo harimo umukongomani mugezeho bamuhaye ijambo aravuga ati yewe ijambo mwarimu mpaye mfite icyo nshaka kuvuga ati uwo mubyeyi ibi bintu yigishije ati ni ibintu muri kaminuza batwigishije ariko batubwira ko babyigisha abahanga ati inyigisho nk'izi ntabwo bazitangira ubuntu ati kugira ngo ubone umuntu uzi kwigisha ni amafaranga menshi cyane none mufite amahirwe yuko ndi kubigisha ibintu by'abahanga kandi ku buntu ubu ndashaka kukwigisha kurwana n'umwuka umaze iminsi urwana nawo w'ubukene kuko iyo burimo akadoze k'umuvumo nanone kumenera ibanga iyo ubu bukene burimo akadoze k'umuvumo hazamo ikintu cyitwa ubunebwe
ukajya uryama ukumva uburiri buraryoshye ukumva ntushaka kubyuka na saa mbiri zagera ukumva agatotsi utazi iyo kava na saa sita ugasinzira we ntandi ufite udatwite mpaye inka ukumva uhorana ibitotsi ukumva uhora wumva na biriya byaranze n'umuntu akubwira ati ngwino dukora ibi atigiye gucuruza nabonye nta mugisha wanjye urimo nakubwira ati ariko ko wazanye tugashora naha atigiye gucuruza nabonye nta mugisha wanjye urimo kuko bashyiramo n'akadoze kameze nko kukwica ubwenge niyo mpamvu nkubwira ngo yiyambure ibyo bintu kora cyane ubyuke kare ubyamutinze ibi bintu rero kindi nkubwira ngo jya ubyuka ugende ugaruke ahangaha uyu muvumo hari bukoremo ijambo rivuga ngo ndi Imana izaguha umugisha mu majya n'amazi basi kotana ku buryo unakubitana n'umugisha kuko hari igihe ugira gutya hakikubitaho umugisha w'Imana wa muvumo bigahita bikora sirikwe umuvumo ugahita utagaciro kubera ko kwagukora cyane kwaguhatana kwakugenda hari n'igihe uhura n'abantu b'Imana hura n'umuntu w'Imana akakurambikaho ikiganza cyangwa ati ndabonye cyangwa ati Uwiteka anyoreje kuri iyi seta kuhatera amazi kuhakora deliverance kora cyane nimba uzi kurwana n'umuvumo kudakira barakuroza ubukene barakuvumye ubukene kora cyane kandi ijambo ntindaho wicika intege komeza inzira watangiye wicika intege ntugacike intege mu buzima none abana n'umuntu ukabona guca intege ujye umugendera kure mu buzima nukora ibintu ukabona utangiye gucika intege ujye umenya ko bya biro by'ubukene byabaye byinshi ahubwo ibiro byo gukora biragushiranye nicyo kivura ubukene nicyo kivura umuvumo wo gukena ni ugukora cyane kandi wamenya kuri gukora cyane ikindi nshaka kongeraho nimba uzi kurwana n'uyu mwuka ugakora cyane ukabona bitangiye no kuza iga no gusevinga gagusevinga hari ukuntu ukorera 50 ukararubiriye ngo ejo nzabona ndi umuntu agupfumbatisha veni ugahita uvuga uti wi aleluya ugahita uyaryuka yamara ntumenye ko wanaga bitana ahantu cyugwana n'uyu mwuka ugerageza guhatana cyo bita guhatana gukora cyane gusevinga gukoresha imibare uyu muhate ntabwo ujya ubusa Imana ijya imanukira no muri uwo muhate ikunda abantu barwana Imana ikunda abantu barwana ikunda abantu b'indwanyi hari abantu hari ubutabazi Imana ibahabwa indani Imana ishimwe cyane ikindi ari igihe uburwana n'umuvumo w'ibinyendaro ese muzi ko nabyo bajya babivuma none akakivuma kakuvuma ikinyendaro rwose akiranja akanabivuga no mu mazina akavuga n'umubare w'ibinyendaro uzabyara neza akakwambura urugo akakuvuma umuvumo kukwambura urugo ntukagira urugo ntugatunge ntukagire gutya na gutya neza umuvumo ukakwangiza umuvumo ukagukomesha donc umuvumo ukakwemeza w'ibinyendaro ku buryo ugira gutya n'umusore akakwereka ko yagukunze akaba yazana n'inkwano ukabyizera akagukubita ikinyendaro agahomba inkwano ye akajya gushaka undi kubera iki harimo doze y'umuvumo iyo uziriho kurwana n'uwo muvumo w'ibinyendaro wirinda gusambana wirinda ibyaha donc ufunga defense y'ahantu byaca hari umuririmbyi nkunda uvuga ngo murwanyi we ngo mbwira nawe ngo komeza urwane ngo kandi ugume mu ntambara wijya kure y'intambara guma mu ntambara kandi muri uku kuguma mu ntambara urugamba ruzashira ariko guma mu ntambara kandi muri uku kuguma mu ntambara urwana ushishikaye buracyahanyuma uyu muvumo rero ukurwaho no kwirinda ibi byaha sindi butinde cyane ariko ndashaka kukubwira izi mbaraga z'umuvumo watewe n'akanwa k'abantu izi mbaraga z'umuvumo kandi hari abantu bamaze n'imyaka myinshi barwana n'iki kintu wahereye mu buto ukora biranga ushatse ukoze biranga ikintu cyose ugerageje biranga ibanga nkumeneye ni ukudacika intege kandi kimwe n'icyangwa ujya mu kindi nukora resitora ikanga ujya mu myenda ucuruza imyenda n'ibyanga
ujye gucuruza ibikoresho by'abatayeri n'ibyanga wesitare byuma bisiki insombe n'ibyanga umva business mu bwonko zira n'ibyanga ugiye gukorera umuntu ukorere nayo ku kwezi wumva itandukaniro rya buri munsi n'ibyanga ushakisha uburyo bwose ntibyange muri make jya wandikira Satani umubwire ko bitari bwange hano hose aca umurongo kutarenga ubyuko harenge aho yanditse ko bitakunda ubyuke wemeze ko ibintu biri bukunde ibintu byose birashoboka ijambo ry'Imana avuga ngo nta kinanira Imana Bibiliya yavuze ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha hari n'abantu bahorana umuvumo bitewe nuko ari abanyabyaha bundi mu bantu umuvumo ufata ari bo ngiye no kubwira kuko amasanda ashaka kuvugana n'umunyabyaha kandi ikindi ku myaka umaze wumva ijambo ry'Imana umva abakozi b'Imana utunze na Bibiliya uzi ko hariho inzira ebyiri kurimbuka no gukizwa ukabukira umunyabyaha birashoboka ko nawe ari umuvumo kabisa nokure kw'Imana kubura udakizwa kubura umunyabyaha uzi ko abanyabyaha bazarimbuka bazaca baragusomeje ijambo rivuga ngo hazaba umunsi utwika nk'itara bahinduka ibishingwe kubura umunyabyaha wowe ufite imivumo myinshi ndashaka kwibwirira abanyabyaha imivumo bagendana mwebweho rwose nibimwitwaza ngo n'Imana ivubira imvura babi n'abeza barabashutse ndashaka kuvuga ku munyabyaha umuvumo agendana nawe ngaho nyumvira ngo umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko kuki uyu Bibiliya yavuze kuki umugabo Salomo yageze hano akavuga aya magambo akavuga ngo mu rugo rw'umunyabyaha ho ntabwo hari umuvumo uturuka kuri bene wabo ntihari umuvumo uturuka ku bakonikoni ntihari umuvumo uturuka aho wanyuze ntihari umuvumo uturuka ku muntu ukuyoboye ntihari umuvumo uturuka ku mupadiri w'isakaramento ntihari umuvumo uturuka ku muturanyi ho ngo hari umuvumo w'Uwiteka umuvumo w'Uwiteka uhora ngo uranahahora ku mu rugo rw'umunyabyaha igitsina cy'Uwiteka ngo gikunda no kuhahora Bibiliya nane ubwoba harawe byageze iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa basi ngo ngeze kubuzukuru ngo n'ubuvivi n'ubuvivure nzahora abana uyu muvumo w'Uwiteka kuki Bibiliya ivuze ngo uhora mu rugo rw'umunyabyaha ariko umuntu nkurikira uri umunyabyaha umva aho wazize wowe umuvumo kugira ngo uzakuveho uyu muvumo w'Uwiteka kugira ngo uzakuveho ni ukukizwa ukijijwe umuvumo w'Uwiteka wakuvaho pe y'umurongo irongera avuga ngo ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha ubuturo bw'umukiranutsi haba amarembo yawe haba imbuga yawe haba ibitenga byawe haba saro yawe haba stoke yawe haba uburiri bwawe haba ubw'abana bawe haba abana bawe haba amatungo utunze haba imirimo uhinga haba bari mu rugo rwawe Bibiliya iravuze ngo ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha byumvikana ko n'umukozi wo mu rugo uje gukora mu rugo rw'umukiranutsi akiri umugisha byumvikana ko n'umuntu ugiriye neza umukiranutsi agira umugisha ubu buturo bw'umukiranutsi buhorana umugisha Imana idufashe buhorana umugisha ndashoje ese muri aya magambo tuganiriye ubu bwoko bw'imivumo twatewe n'abantu n'intege nke ubwoko bw'imivumo bwaturutse mu kanwa k'abantu ko tubonye umuti w'amasengesho umuti wo gukora umuti wo kwirinda ko tubonye umuti ariko muntu dukurikira umunyabyaha ko Bibiliya ivuze ngo umuvumo w'Uwiteka uzi ko Imana ivuma kera Yesu yigeze guca ku giti arakireba ngo inzara yari imugezemo igiti ngo arakitegereza yarakinyuzeho ashonje ngo gifite amababi atoshye ngo ukirebeye kure wabonaga gifitemo imbuto pe ngo arakireba aragihindukiza
amababi, ajya munsi aracyitegereza, ngo abura urubuto na rumwe, asanga ni amababi gusa. Arangije ngo arakivuma. Akivumye ngo mu gitondo bahanyuze basanga cyumye gihereye mu mizi. Gihereye mu mizi. Ngo abantu baratangara bigishwa be bati Yesu we, batuzi ko cyumye gihereye mu mizi. Muvumo w'Uwiteka. Uwiteka aravuma. Imana izakurinde. Umuvumo uvuye ku Uwiteka. Kuvumwa n'Uwiteka. Gitsure cye. Imana izakurinde igitsure cy'Uwiteka. Izakurinde umuvumo w'Uwiteka. Ucyumvira ijambo, wihangana ukora ibintu bituma Uwiteka atakuvuma. Urugo rwawe ururokora uyu muvumo. Ukizwe, uhinduke, ube umwana mwiza imbere y'Imana mu rwego utavumwa. Biravuga ngo muravumwa wa muvumo mubi. Abantu badakijijwe muravumwa wa muvumo mubi. Imana ibarinde umuvumo, ibarinde umuvumo w'Uwiteka. Imana itugirire neza cyane. Yegereje ku musozo. Hanyuma uyu murongo wa 34 wo wavuze ngo nukura agaya bako abicisha bugufi abagirira imbabazi. Turashoje. Dushoje tukwinginga mu byaha ukora, mu ntege nke ukora, imyaka umaze muri urwo rugo, imyaka umaze muri ubu buzima wumvise ibya Yesu ntiwabyakira. Imana yiteguye kukugirira imbabazi. Aracyari umunyembabazi. Muri ibyo yarembye ngo umva munyabyaha we, Yesu ko akurarika. Icyaha cyose wakoze uko kingana cyose, intege nke zose wagize, ijambo rivuze neza ryeruye ko umuvumo w'Uwiteka uri mu rugo rw'umukiranutsi, uhora muri urwo rugo, ariko ijambo rivuze ko n'imbabazi yiteguye kuzigirira umuntu wese witeguye kuzakira. Reka dusenge twinginga Imana, wakira imbabazi z'Imana, uhinduke nawe urugo rwawe rugira umugisha, ubwoko bw'umugisha wo twabuvuze kenshi. Uwiteka ahindure umuvumo aguha umugisha. Uwiteka aguhereza umugisha w'ubwoko bwose kandi arabishoboye. Mwami Yesu turagushimiye. Tugushimiye ko aya masaha ukoze ibintu bitarondoreka. Uhamagaye uyu munyabyaha, yemeye kukwitaba muri iri jambo. Ijambo ryawe rivuze ko umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha. Nta muntu n'umwe wakwifuza kuba ikivume. Gahini kuvumwa byamukozeho bituma ajya gutura inodi, aho utuza ibicamuke, aho utuza abantu bakunaniye. Nta muntu n'umwe wakwifuza kuba umunyamuvumo, kuko uyu muvumo uturuka ku Uwiteka urica, urazezengeza, utera icyangiro, utera ikinegu. Nyemerera uyu muntu ucishijwe bugufi n'iri jambo, imbabazi zawe zimugereho iteka. Haleluya. Ndasabye kugira ngo ubwiza bwe bubane n'uyu muntu. Ndirukana izi mbaraga zaturutse ku mivumo iyo ari yo yose y'abantu. Uyu mwuka wateje abantu imivumo ituruka ku bantu, imivumo izerera mu kirere, imivumo yasanze abantu aho bakorera n'aho batuye. Izi mbaraga zituruka ku bagome, izi zose ndazirukanye mu izina rya Yesu. Urakoze Mana ko wabanye natwe dutangira kugeza dusoza. Imirimo n'ibitangaza bibane natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.